tutaricara abaririmbyi tutaricara Yesu nashimwe bene data tutaricara nyemerera ubanze uhindukire urebe mugenzi wawe hayiwe murebe mubwire ngo urasa n'Imana ngera umubwire ngo uri igisubizo cyanjye haleluya haleluya urasa n'Imana kandi muri ibisubizo byanjye mu izina rya Yesu Kristo komera Imana amashyi menshi cyane Imana ishimwe Imana nishimwe reka tubanza twakirane mu ndamukanyo y'abana b'Imana 1 2 3 murakaza neza bene data amen bwira mugenzi wawe ngo welcome mu gitaramo cy'Imana kine gitaramo cy'Imana Yesu nashi Imana rero ishimwe bashitsi beza mwese mwageze ahangaha turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo ahangaha ni mu itorero Elayono Mountain Church Yesu nashimwe ahangaha dukunda Imana data ibyo ni ibyiringiro byacu twizera Imana data wa twese ya yindi Eliya yavuze ku musozi Karumeli akavuga ngo bimenyekane ko Uwiteka ari wowe Mana Yesu nashimwe ngo Imana irangije yumva gusenga kwa Eliya imanura iki yewe imanura umuriro biramenyekana iyo niyo Mana twiringiye Yesu nashimwe iyo niyo Mana yacu Yesu nashimwe Mose nawe bene sebe iteraniro ryose rimugose batangiye kumugirira nabi biciye ibice batamwumva arangije aravuga ngo Imana iri buhanishe igitangaza ubutaka bukasama bukabamira iyo niyo Mana ngo ako kamwanya Uwiteka aravuga ngo bwira abari mu ruhande rwawe baze bakwegere nkuko nawe waje kwegera Imana haleluya abari ku ruhande rwa Kora na Datani na Biramu bajya hariya ngo ubutaka bwarasamye my friend uwo munsi ngo bwatamiye ikintu cyitwa imifupa y'abantu ngo burabamira ngo kuva icyo gihe na bugingo n'ubu ngo abo bantu bagize ubwoba cyane batangira kubaha Imana yagendanaga na Mose cyama nawe abantu bari kubakubaha Imana usenga Imana nishimwe cyane data aho ngaho niho twizerera kindi twizera umwami wacu Yesu Kristo ageze igorogota aravuga ngo byose birarangiye umwenda wari ukingirije ahera urangije utabukamo kabiri bisobanura ngo nta munyamahanga wakongeye guhezwa ngo buri wese abasha kwigererayo agakomanga ijuru rikavuga ngo mwana wanjye ndururutse ndagutabaye hereza Imana icyubahiro haleluya twizera umwuka wera w'Imana Yesu agiye mu ijuru yaravuze ngo ntago mbasize nk'imfubyi aravuga ngo ndabizi muzatagangazwa n'abantu muzaba muri hamwe nabo ikindi cya kabiri Satani ntazaborohera wantinyutse ndi muri 40 ijuru mwebwe ntago yabatinya Yesu aravuga ngo mbasigiye umufasha uzabashoboza Yesu nashimwe atanga umwuka wera ajya tumenyesha n'amakuru tugasogongeraho gace haleluya haleluya ko niko kwizera kwa Elayono Yesu nashimwe Elayono bisobanura umusozi w'imbaraga Yesu yajyaga yirirwa akora imirimo n'ibitangaza akavura abantu akirukana abadayimoni akanagabura bwa Yesu yakundaga kugabura yaragaburaga agatanga ikintu cyitwa umugati
mbese utetse mu ifuru neza, bakarya bagahaga. Arangije ati n'abanyacyaka ndabizi ntibazoroherwa. Hari umuntu udakunda kurya kuko ari we ibyaremwe byose ari we wabiremye. Aravuga ati nabo bazaza bafite icyaka. Hageze mu bukwe bw'Ikana aravuga ati mwakire ku mutobe mwinywereho muhaje mushira inyota. Yesu nashimwe. Haleluya. Amen. Ibyo byose yarangizaga kubikora ku manywa, ngo nimugoroba uzasoma icyanditswe, ngo yarangiza akajya ku musozi wa Elayono agapfukama akavuga ati Abadata ndakwinginze iteraniro ry'ejo uzanshigikira, uzanyobore, uzahagararane nanjye, uzakora imirimo n'ibitangaza. Yesu nashimwe. Ngo akava ku musozi wa Elayono yujujwe imbaraga. Yesu nashimwe. Kandi Yesu rero ngagiye kujya mu ijuru, nanone ahagaze ku musozi wa Elayono. Yesu nashimwe. Ngahagarara ku musozi wa Elayono, arangije atumbagira bamureba, ngo yemwe bagabo b'i Galileya, ngo mbese ko mbona murimo mureba hejuru mu bicu, ngo dore Yesu bakuwemo, uko mu mureba agiye nikazagaruka. Niyo mpamvu korari imwe yavuze ngo umusozi wa Elayono ngo utangiye kwiyasa imitutu. Bisobanura iki? Yesu araje. Komera Imana amashyi menshi cyane. Reka nakire umubyeyi wacu, umushumba mukuru Apotre Emmanuel, nawe adusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Ngo ni kuri intumwa zibigenza nta bintu byinshi. Haleluya. Turamwakiriye Apotre Emmanuel, niwe wanyigishije umurimo, ni nawe mu banyimitse 2014. Tumaranye igihe kirekire. Ni umubyeyi mwiza, turamukunda, twamugireho umugisha, atuyoboye neza kandi afite ubuhamya buzima. Imana ishimwe. Iyo muvuga, reka dukomere Imana amashyi menshi cyane. Kwakira umushumba Pastor mwicare mugubwe neza. Ahangaha ni mu itorero Elayono Mountain Church. Dukunda Imana Data, twizera umwami Yesu Kristo, twizera n'imbaraga z'umwuka wera. Imana ishimwe. Ikirenzeho turagukunda. Hari abantu buriya wowe ufite ibibazo, hari abantu bagukunda utabazi, ariko abantu bakunda Pastor ndashaka bari bataramubona. Birakomeye. Yesu nashimwe. Uyu munsi rero Imana yakugiriye neza, iravuga ngo hari umuntu wakunda gutamubona, uyu munsi uramubona amaso ku maso. Imana nishimwe cyane. Turanezerewe rero, twari mu mwanya wo kwakirana. Imana ibaha umugisha. Reka nsubize umuyobozi wa gahunda, hanyuma dukomeze gahunda yacu. Imana ibagirire neza.